ntabwo nzi rero niba naba naranyuranyije n'amategeko ku buryo umugabo wanjye ahora ku nkeke abwirwa ko atari umugenerwa bikorwa atagomba kubaho ngaho. Ayinkamiye Rusi ari muri 6 barokotse jenoside yakorewe abatutsi batujwe mu mudugudu wa Murambi uri mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Bukinanyana ho mu karere ka Musanze. Ayinkamiye washakanye n'Iyamuremye Emmanuel utarahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi avuga ko merewe nabi nabo batujwe hamwe muri uyu mudugudu batoteza umugabo we bamubwira kuva muri uyu mudugudu ngo kuko atarokotse jenoside. Bampohotera bakoresheje umunwa cyo bita itoteza, bambwira abaturanyi banjye bambwira yuko ngo umugabo wanjye atari umugenerwa bikorwa agomba kuva aho ngaho. Iyo nzu njya kuyihabwa nta tegeko rivuga ko ntagomba gushaka nabwiwe. Ntabwo nzi rero niba naba naranyuranyije n'amategeko ku buryo umugabo wanjye ahora ku nkeke abwirwa ko atari umugenerwa bikorwa atagomba kubaho ngaho. Reka mbabwire ubwo nabyumvisha aho biri kuganisha. Ubwo ni ikintu cy'amacakubiri, ivanguramoko. Nabyumvishe ni ikintu kibi cyane. Niba umuntu yahawe inzu ye ni inzu ye, afite n'uburenganzira bwo guhitamo uwo bashakana. So umuntu wakomeza guhingutse mu magambo y'ivanguramoko, ubwo turaza gukurikirana ngo ni kanaka na kanaka. Nubwo umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier avuga ko ari ikibazo gikomeye cy'amacakubiri kandi kigiye gukurikiranwa, Rusi avuga ko guhera mu kwezi kwa 5 uyu mwaka ngo ari bw'iritoteza ryatangiye, gusa ngo muri iyi minsi ngo ryaje gufata indi ntera biturutse ku cyobo gifata amazi umugabo wa Rusi yari ari gusibura, maze umwe mu batujwe muri uyu mudugudu amubonye acyuririraho yongera gukomoza ko batamushaka muri uyu mudugudu kuko atari nkabo. Ku itariki 20 nibwo icyo cyobo cyateje imvururu ndimo mvuga uyu munsi. Umutware wanjye yari arimo agisibura ahantu itisohorera amazi iyajyana mu icyo cyobo avuye iwacu, hari hasaga n'ahazibye hari kureka amazi. Yafashe igiti yari kuhasibura, batamuriza Jana baraje ati aka nagasuzuguro, kuki munsuzugura, ibi bintu muri gutiyura binuka gutya by'amabyi ntago bingibi nabyemera no ku karere biragerayo. Akajya abwira wanjye ati wa mugabo we urafungwa ati niranzu yawe iragurishwa. Ubwo arakomeza aratongana bigera ubwo amubwira ngo uzave na hano ugende, nta nubwo uri umugenerwa bikorwa sinzi impamvu uba hano. Mu gushaka kurandura umuzi w'iki kibazo, umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramuri Janvier yasabye uhagarariye abakuru b'imidugudu yo mu kagari ka Bukinanyana wanakurikiranye iki kibazo Nyirasafari Sawiya, maze ahamya ko nta ngengabitekerezo iri muri uyu mudugudu ngo ahubwo n'utubazo duto duto bagenda bapfa. Rusi amaze kwiyuzuza n'uriya mugabo baza kubana, ariko Rusi yarasabye ko yakubakira. Igihe cyarageze rero arubakirwa, aza gushakana wa mugabo. Babagenerwa bikorwa ba minibumwe aza kuza yimukira hariya kubera ko bari bazi ko afite amazu, bati kubera iki yahawe inzu kandi afite amazu akodesha. Ndagira ngo mumva hano ikibazo cyaturutse, ariko nta ngengabitekerezo iri hariya. Ndagira ngo rero ngire nyakubahwa meya mbabwire ko hariya nta ngengabitekerezo ihari, n'utuntu n'utwo ndutwo baba bapfana kubera icyo ngiye kandi twaragikemuye cyaranarangiye. Mu kumva iki gisubizo cy'uyu muyobozi Ayinkamiye ati kuvuga ko nta ngengabitekerezo ihari nuko azi ko byari gukora kuri benshi, ariko kiriya kintu nubwo yagihakanye kimbayeho inshuro ebyiri. Kandi wavuga ko nta ngengabitekerezo iri mu mudugudu babikemuye. Nyine ni ukuvuga ngo impamvu yarihakanye ni uko azi ko byari bukore kuri benshi. Gute? Cyangwa se akaba afite inyito abiha, ariko ngewe ndibara nk'ingengabitekerezo, kuko niba bambwiriye umugabo ngo azagende ntabwo ari umugenerwa bikorwa, wowe se ariwe wabyita iki? Muri uyu mudugudu wa Murambi watujwemo imiryango 6 yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ibibazo by'itoteza si ubwa mbere bivuzwe muri uyu mudugudu, kuko no ku itariki ya 7 ndetse n'iya 8 z'ukwezi kwa 4 ubwo hatangizwaga icyumweru cy'icyunamo, imiryango itujwe muri uyu mudugudu
yavuze ko yaraye iri kumva amabuye aterwa ku mazu yabo, amabuye batigeze bamenya uwayateraga. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.